Nejejwe no kongera kubana namwe kuri Grace Upon Grace Channel. Ndabaramukije, Kristo Yesu akuzwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Kubo tutaziranye nitwa Francine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Itara n'Italenta. Karibu mu kiganiro. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana uyu munsi iravuga ngo tube intama zumva ijwi ry'umushumba. Ni igice gikurikira ijambo ry'Imana twaganiriye ubushize, aho twavuze ku byerekeranye na Roho Mutagatifu. Twavuze ibintu bitatu bitwereka ugukomera n'imbaraga za Roho Mutagatifu. Twavuze Roho Mutagatifu agereranywa n'amazi, ikimenyetso cy'ubuzima. Roho Mutagatifu agereranywa n'umuriro, ikimenyetso cy'imbaraga. Uyu munsi turavuga Roho Mutagatifu agereranywa n'ibyumviririzo cyangwa se ibyumviro bitanu by'umubiri, ikimenyetso cyo kuba hafi kw'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turasoma Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10. Turazirikana kugeza ku murongo wa 30, ariko turasoma imirongo imwe n'imwe. Turasoma umurongo wa 2 kugeza ku wa 5, dusome 11, 27 na 28. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Uwugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo, azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikira uw'ahandi, ahubwo ziramuhunga, kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Ni jye umushumba mwiza, umushumba mwiza yigurana intama ze. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi nazo zikankurikira. Nziha ubugingo bw'iteka, kandi ntiziteze gupfa bibaho, byongeye kandi nta n'uzazinkura mu kiganza. Bakristo bavandimwe, nitwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ati, ni jyewe mushumba mwiza, intama zanjye ndazizi nazo ziranzi, zumva ijwi ryanjye, nkazijya imbere zikankurikira. Insanganyamatsiko iravuga ngo tube intama zumva ijwi ry'umushumba. Iri jwi tuvuga ntabwo ari ijwi ryo kumva n'amatwi gusa, nk'uko umuntu yumvisha amatwi, ahubwo ni ukumva ijwi ry'umushumba mu buryo bwinshi butandukanye. Twavuze ibyumviririzo bitanu by'umubiri. Ni ibyumviro biha amakuru umubiri. Biha amakuru umubiri, umuntu akamenya uko ibintu bihagaze, akabasha gufata icyemezo. Nanone bigaha umubiri amakuru anezeza, umuntu akabasha kunezerwa. Ibyo byumviro bitanu rero, hari ukumva n'amatwi, uwumva urusaku, hakaba kumva ibiryoshye ubyumvira ku rurimi mu kanwa, hakaba kumva ikigukozeho ucyumvira hariho hose ku mubiri, hakaba no kumva ibihumura ukabyumvira ku mazuru, hakabaho no kureba. Burya hariho ikintu ureba ukavuga uti ndumva iki kintu ntakigikoze, ndumva ntakigikeneye. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibyumviro Imana yahaye umubiri ku mpamvu yo kuwurinda. Uyu mubiri tuwutuyemo, Imana ni roho yaturemye turi roho, ariko dutuza mu mubiri. Uyu mubiri rero Imana yawuhaye ibyo byumviro bitanu kugira ngo ujye umenya amakuru, umuntu abashe kumenya ibiri kuba, abashe kumenya icyemezo afata, kandi agire n'ibimunezeza. Nk'urugero, iyo umuntu ariye urubuto rwaboze cyangwa se rutameze neza, arabyumva, yumva rubishye cyangwa se rusharira, agacira, akamenya ko atagomba kurya urwo rubuto. Cyangwa se byaba ari ibiryo birimo urusenda rwinshi cyangwa umunyu mwinshi, akavuga ati ibi biryo sindi bubihe umwana, cyangwa se nanjye ntabwo ndi bubirye. Icyo gihe akamenya uko bimeze.
byaba ari ibiryo biryoshye, tuvuga ari nk'avoka, ukavuga uti nejeje avoka ziryoshye, ugahamagara n'abantu uti nimuze mbahe nejeje avoka ziryoshye. Kimwe n'uko uri mu rugo wafungura akabati ukumva umuhumuro udasanzwe, ukavuga uti hashobora kuba hari ikintu cyangirikiye hano mu kabati. Icyo gihe iyo ubimenye urareba neza, cyangwa se wakumva ibintu bihumuye ukundi wari utetse, ukavuga uti reka njye kureba ya nkono ubanza nshiririje. Icyo gihe ubonye amakuru ukamenya icyo ukwiriye gukora. Hakaba ubwo wumva ibihumura ari agaparufe keza, ugahitamo akaguhumurira neza, indabo nziza ziguhumurira neza, bikakunezeza. Urumva ibyo byumviro bitanu byose uko ari bitanu ugiye ubikurikirana, byose bitanga amakuru kugira ngo umuntu afate icyemezo, atabare, cyangwa se amenye ibinezeza nawe bimunezeze. Ibyo Imana yabikoreye uyu mubiri, umubiri uzasaza, umubiri uzashanguka, kandi roho niyo izabona Imana. Nimba umubiri ufite ibyo byumviro bitanu biwuha amakuru, roho yo ari wo muntu w'imbere ntabwo ibifite, kandi ari izabona Imana, kandi ariyo isa n'Imana. Twaremwe mu ishusho ry'Imana. Imana ni roho, natwe turi roho zambaye umubiri. Rero roho zacu nazo zifite ibyo byumviro bitanu. Umuntu w'imbere ashobora kumva, ashobora kubona, ashobora gukorwaho, ashobora guhumurirwa. Ariko kubera ko umuntu atuye mu mubiri, kandi n'isi ikaba yumvikana n'umubiri, bituma umuntu atabasha kumva iryo jwi rya muntu w'imbere, cyangwa abone, cyangwa se ngo akorweho. Niyo mpamvu Imana yaduhaye Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu nizo mbaraga, niryo tara, nirwo rumuri rutumurikira kugira ngo umuntu abashe kumva ijwi ry'Imana mu mutima, abashe kumva Imana imukoraho, imuvugisha. Hano iyo tugiye muri Bibiliya nanone tureba ukuntu byabaye Yesu Kristo yakozweho n'umugore yari ari kumwe n'abigishwa be. Urya mugore wari urwaye, Yesu ati ninde unkozeho? Abigishwa be ntibasobanukirwa, birabatangaza bati mwigisha urabaza ugukozeho? Abantu bari kukubyigana hari benshi, twese twagukozeho, mbese hari utagukozeho? Ariko we ntiyavugaga gukorwaho k'umubiri, yavugaga gukorwaho k'umutima. Umugore nawe wamukozeho yumvise uwakozeho nawe amukozeho, aravuga ati ni jyewe, kuko numvise. Umugore yaravuze ngo numvise bya byumviro bitanu, numvise ibibazo nari mfite bigiye. Rero bivuga ko uburyo ki yari amukozeho ni kuri muntu w'imbere yakoze, ariko abigishwa be n'abandi bantu bari kumwe nawe ntibabashije gusobanukirwa. Nanone ijambo ry'Imana ritubwira ubwo Izayi yabonekerwaga, yaravuze ngo nabonye intebe y'ubwami n'uyicayeho, hanyuma numva baririmba bavuga ngo nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Yarabonye aranumva. Ibyo yumvise n'ibyo yabonye ni ibyari byeretswe we bwite. Nimba hari n'abandi bantu bari bamuri iruhande, ntabwo ibyo bintu babyumvise cyangwa ngo babibone. Hari igihe rero Imana ivugana n'umuntu ku giti cye, ikavugana n'umutima we, ikagira icyo umwumvise, ikagira icyo imwereka, cyangwa se ikamukoraho. Ibyo rero byose ntabwo tubasha kubigeraho atari Roho Mutagatifu, kubera ko dutuye mu isi. Uyu mubiri uraganza cyane. Hari ingaruka nyinshi n'impamvu nyinshi zishobora gutuma tutumva iryo jwi. Ingaruka cyane cyane, ingaruka zo kutumva iryo jwi n'ibyiza byo kuryumva. Icya mbere, iyo iryo jwi utaryumva, iyo umuntu adafite igipimo cya Roho Mutagatifu gihagije kugira ngo abashe kumvisha muntu w'imbere, mbese abashe kumvira muri muntu w'imbere iby'Imana imubwira cyangwa se Imana imukozeho, biragorana kugira ngo umuntu abe yafata umwanya uhagije, mbega ashyiremo n'imbaraga, ashyiremo n'ubutunzi mu gukorera Imana. Gukorera Imana ni umurimo ushobora kuvuna nk'iyindi mirimo. Imirimo isanzwe yo mu buzima busanzwe yo ku isi, iyo ukoze ubona inyungu z'umurimo wakoze, ugasarura, ukaba ari akazi ugahembwa. Ariko gukorera Imana uba wizeye icyo Imana izagukorera. Ntibivuga kandi ko ukorera Imana adakora n'ibindi, ariko hari igihe bisaba gushyiramo imbaraga nyinshi, ugashyiramo amafaranga, ukabyitangira, ugashyiramo n'umwanya kugira ngo ubikore. Biragorana igihe nta jwi ujya wumva, ntacyo wumva Imana ikubwira, ntakikwereka.
icyo gihe iyo igipimo cya roho mutagatifu ari gike, nta kintu wumva, ntacyo ubona, ushyiramo igihe gito, ubigendamo buke. Ariko iyo usanzwe wumva iryo jwi nk'abahanuzi nyine uko bagiye bakorera Imana, abenshi babaga bumva ijwi ry'Imana bikabatera umwete, bagashyiramo umwanya munini cyane ndetse n'imbaraga nyinshi. Natwe rero kugira ngo dushyiremo imbaraga mu gukorera Imana, bisaba ko hari ibirenze ibyo batubwira, ibirenze ibyanditse muri Bibiliya, kuko Imana yacu irakora, irumva, igendera muri twe, idukoraho, tukayihumurirwa. Rero ibyo bishobora gutuma umuntu adashyiraho umwete mu gukorera Imana, niyo yaba afite ingabire Imana yamuhaye ugasanga ntazikoresheje. Ikindi nanone, iyo igipimo cya roho mutagatifu ari gike, utabasha kumwumva avugana nawe, biragoye kwizera by'ukuri. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane cyane mu bigeragezo. Iyo nta bigeragezo bihari, buri wese arizera. Ariko kwizera mu bigeragezo igihe bikomeye, ngo ukomeze ugendere mu murongo w'ubukristo, mu by'ukuri iyo ugeze mu bikomeye, hari ukuntu ugira ibyo ukora kugira ngo wikure mu bibazo. Ariko tuba tugomba kugira ibyo dukora tudataye umurongo w'ubukristo. Ariko iyo iryo jwi udasanzwe uryumva, utumva imbaraga z'imbere ziri kugushyigikira, ikigeragezo kiremereye kibaye kinini, rimwe hari igihe unyura ku ruhande cyangwa ukanyura ku rundi, ukagerageza kwirwanira, icyo kigeragezo kikazasiga wenda ubeshyeye umuntu, wanduranyije, wibye, cyangwa se ukoze ibindi bidakorwa. Kubera iki? Biragora kwizera ngo ugume hamwe ikigeragezo kibaye kinini cyangwa se gitinze, igihe nta jwi wumva riguhumuriza, rikwizeza, riguha isezerano. Reka ntange urugero, nkunze gukoresha ingero nibyo binyorohera. Tuvuge nk'urugero, umuntu ashyize inkono ku ziko, ugaterekaho isafuriya, ugacanira. Nyuma y'isaha aho wari wiyicariye yenda uri gusoma igitabo cyangwa uri kudoda, ukumva ntiwumva bitogota, ntiwumva n'isafuriya isamira. Birashobora kubaho ku bantu batetse ku muriro wa electricité. Noneho urahaguruka ukavuga uti, ibi biryo nashyize ku ziko imbere byakabereyeho, ubu byakagombye kuba biri gutogota, ko ntabyumva ni ukubera. Ukagenda ugakora ku isafuriya. Wakora ku isafuriya ntumve uhiye, uhita upfundura ukarebamo, ntubone umwuka, hanyuma ugashyiramo intoki, ukumva amazi ntashyushye. Iyo wumvise isafuriya itakotsa, mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Iyo wumvise isafuriya itakotsa, wanakoramo amazi ukumva ntashyushye, uhita uvuga uti, rya shyiga ubanza ryapfuye, nta muriro urimo. Ntabwo ushobora kujya kwicara ngo ukomeze ugire icyizere cy'uko uri burya cyangwa uri bugaburire abana. Icyo gihe ntabwo icyizere gishobora kuzamuka ngo bikunde. Kubera iki? Wakozeho ntiwagira icyo wumva, urebyemo ntiwagira icyo ubona. Ariko uramutse wicaye hashira isaha, ukuvuga uti, reka ngiye kureba ko numva bidatogota, wakora ku isafuriya gutya ugashya. Noneho wapfundura isafuriya ukabona umwuka, ukabona n'ibiryo bitangiye kuzana urufuro hariya ku mazi, aho amazi agera. Uhita uvuga uti, nubwo bitarabira, ubanza ari uko byari bikonje, ari bivuye muri firigo, ariko ndabona umuriro urimo. Uhita ugenda ukicara n'icyizere cyinshi, ukaba wanabwira abana uti, mugume hamwe, ntimugiraho mujya mu kanya ndabagaburira. Urakomeza ugakora ibyo wakoraga n'icyizere. Ariko isafuriya idashyushye n'amazi ntashyuhe, ntabwo ushobora kwicara ngo ugire icyizere ko biri butungane. Bityo rero, iyo nta kintu umuntu yiyumvamo, nta nubwo wumva imbaraga z'Imana zigukoraho, biragoye kugira ngo wumve ngo ibi bintu bizakemuka, nta nzira ubona. Imana iratubwira ngo nitwizere ko ibyacu izabikemura. Itakweretse inzira, ntiguha ikarita y'inzira, ntikubwira umunsi n'isaha n'ukwezi n'umwaka, ukizera. Ariko ku basanzwe bafite ibyo biyumvamo, hari ibindi bimenyetso nyine uba wumva, bigatuma wizera ugatuza. Biragoye gutuza nta kimenyetso na kimwe wabonye. Amazi akonje, isafuriya ikonje, icyo gihe byaba ari nk'ubupfu. Rero iyi Mana yacu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana dukorera ni umuriro. Ni umuriro. Hari ibintu bijya biba nk'umuntu yazindutse akora cyane imirimo myinshi hirya no hino, umubiri w'umuntu ugashyuha. Murazi ko mu mubiri w'umuntu batubwira ko harimo electricité. Noneho wakora ku kintu cy'icyuma, ku rugi rw'imodoka cyangwa se kuri ariya matroli yo guhahiramo, wakora ku kintu cy'icyuma, ukumva electricité yo mu mubiri wawe ikoze kuri electricité iri muri cya cyuma, ubaye nk'ufashwe n'umuriro. Mu Cyongereza bavuga ngo ni zap. Ubaye zap, uhita ukuraho bwangu kubera wumvise
ikintu kimeze nka electricité, ntabwo ari wowe ubikora, ni umubiri ubikora, uhita ukuraho bwangu kwa kuboko. Bikunze kubaho, ni ukuvuga ngo uba ukoze ku muriro, umuriro ukurimo uba ukoze ku muriro wundi uri muri icyo cyuma, cyangwa se waba ukoze ku ishyiga utari uzi ko rigishyushye ugakoraho ugashya, uhita ukuraho bwangu cyane kubera ko ukoze ku kintu gishyushye ugahita ushya. Ni ukuvuga ngo no mu bukristo bwacu iyo dusenga amasengesho ashyushye uba ufite umuriro muri wowe kandi ukora ku Mana, nk'uko Yesu avuze ati ninde unkozeho. Hari ukuntu umuntu akora ku Mana, ukora ku Mana ukumva umuriro w'ikintu ukozeho nawe ukugezeho, ugahita ubimenya ko ukoze ku kintu, ugahita ukuraho gutya cyangwa se ukishika. Mujya mubibona abantu basenga gutyo bakishika, bijya bibaho, umuriro ukurimo n'umuriro w'ikintu ukozemo bigahura. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukumvisha yuko imbaraga z'Imana zikurimo. Uko uzumva muri wowe biguha icyizere cy'uko n'ibyo wizeye ku Mana bizakunda, bizatungana. Ikindi nanone, iyo igipimo cya Roho Mutagatifu ari gitoya muri wowe cyangwa ari gikeya, biragoye kugira ngo uha agaciro ibikorwa abandi barimo bakora bayobowe na Roho Mutagatifu, kugira ngo uha agaciro imirimo Imana irimo ikorera muri bagenzi bawe. Dutange nk'urugero, uriya Sawuli uwo bita Paul, uriya bitaga Sawuli, hariho igihe yatoteje abakristo ba mbere nyuma ya Yesu, kubera ko bari bazanye uburyo bushya bwo gusenga, uburyo bushya bwo kwizera Imana. Ni ibintu bitari bimenyerewe, bo bakavuga bati bari gutuka Imana, aba bantu bazanye ibi biki, badukanye n'ibiki. Iyo yabatotezaga abo yicaga yabikoraga ari gushaka kubahisha Imana. Ariko noneho Yesu aramuhamagara, aravuga ati Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Yumva ijwi, aravuga ati ninde Nyagasani? Icyo gihe Sawuli hari ibyo yumvise, hari ijwi yumvise, hari n'ibyo yabonye. Kugeza agize icyo yumva, agize n'icyo abona, niho yemeye, niho yabashije gushyigikira abandi bakristo. Ariko yari ari kubarwanya kubera ko ibyo biyumvagamo atabyiyumvagamo, ibyo babonaga ntiyabibonaga. Ni nayo mpamvu Yesu ubwo yakizaga urya mugore wari ufite ikibazo cyo kuva amaraso, yaravuze ati ninde unkozeho? Abigishwa bimera nk'ubusazi, ariko Nyagasani urabaza ugukozeho? Twese twagukozeho. Ntago babashije kubyumva. Sawuli nawe ntiyashobora kubyumva ibyo abakristo barimo, kugeza ubwo Sawuli ubwe abyiyumvisemo, akumva ijwi, akagira n'ibyo abona, akagira n'ibyo yiyumvamo, niho yabashije kubashyigikira. N'abigishwa ba Yesu yarababwiye ati ntimuzagire aho mujya. Yarababwiye ati muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye, ariko mube muretse, mube mugumya aha, mboherereza umuhoza, mboherereza imbaraga zivuye mu ijuru, kugira ngo batazavuga ibyo bumvise gusa, bajyane n'imbaraga zibarimo, zibatera inkunga igitondo n'ikigoroba. Nabo babwiye ijambo bakemera, nabo izo mbaraga zibajyeho, nabo ntibemezwe gusa n'ibyo babwiwe, noneho bavuge bati ntitukemezwa n'ibyo mwatubwiye, turabyiyumviye. Roho Mutagatifu yagiye akurikirana nabo bakamuhereza abandi. Ni kimwe no mu gihe cya Samweli. Samweli ari umwana, yumvise ijwi ry'Imana rimuhamagara, biramuyobera kuko yari umwana, akajya kubwira Eli umuherezabitambo. Bari baryamanye aho muri iyo ngoro, akavuga ati subirayo sijye nguhamagaye. Ariko Eli kuko yari abizi, yarageze aramubwira ati ni Imana iri kuguhamagara. Ijwi ryahamagaye Samweli ntabwo umuherezabitambo Eli yaryumvise, kuko Imana yarimo ivugana n'umutima wa Samweli. Ariko kuko abizi, yabashije gufasha uwo mwana, aramubwira ati iryo jwi nirigaruka uribwire ngo vuga Nyagasani umugaragu wawe arumva. Abikoze birakunda. Ni ukuvuga ngo iyo iryo jwi utasanzwe urizi, iyo ntacyo wigeze kwiyumvamo, ntacyo wigeze kubona, biragoye kugira ngo ufashe umuto. Ahubwo buriya iyo Eli aba undi muntu usanzwe gusa, yari kuvuga ati we wa mwana we warwaye, ejo nzahamagara mama wawe aza gutware kwa muganga, warwaye. Ariko kuko ari ibintu amenyereye, abashije kumufasha. Sawuli ntiyabashije gufasha abakristo atarabyiyumvamo, kugeza ubwo abyumvise muri we, kugeza ubwo nawe yumvise ijwi ridasanzwe, niho yabashije kubafasha. Roho Mutagatifu niwe udufasha kumva ijwi ry'Imana ivugana n'imitima yacu. Iyi Mana dusenga iravuga, irakora, hari ibyo umuntu yiyumvamo.
insanganyamatsiko iratubwira ngo tube intama zumva ijwi ry'umushumba. Imana ituvugisha mu buryo bwinshi butandukanye. Rero intego, uburyo ki twakumva iryo jwi, ni uguharanira kuzura Roho Mutagatifu, kuko ubwo Roho Mutagatifu tumwuzura niho ufungura amaso akazibura n'ayo matwi, tukabasha kumva, guhumurirwa, gukorwaho n'Imana. Roho Mutagatifu nibwo bwami bw'Imana muri twe. Ubwami Yesu yavuze ngo ubwami bwawe buze, kandi Roho Mutagatifu niwe twaherewemo ubugingo. Imana Data yaduhaye ubugingo muri Yesu, Yesu aduha ubugingo muri Roho Mutagatifu. Niho mu ijambo twasomye muri Yohana umutwe wa 10 yavuze ngo intama zanjye nziha ubugingo, ubugingo budashira, ntizizigera zipfa. Ubugingo Yesu yabuduhaye muri Roho Mutagatifu. Mu by'ukuri bakristo bavandimwe, ibintu bijyanye na Roho Mutagatifu ni ibintu byiza, ariko shitani yarabirwanyije cyane, kubera ko hadutse abantu bakoresha imyuka itari imyuka y'Imana, nk'uko Yesu yabivuze ngo hari abajura. Iki gice cya 10 cyose, umutwe wa 10 w'inkuru nziza ya Yohana usomye niho wabyumva ukawusoma wose, avuga ati abaje mbere bari abajura. Umujura ntanyura mu irembo, bazanywe no kwica no kurimbura. Umurongo wa 10 aravuga ngo jyewe nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibubone bwuzuye. Hari abajura rero benshi. Roho Mutagatifu yajemo abajura, bamwe bavuga bati Imana iravuze itavuze, abandi bakavuga ngo Nyagasani arambwiye ngo tanga ituro ubone gukira indwara, n'ibindi byinshi. Bamwe baribwa, abandi baramburwa, ku buryo hari abantu bazinutswe Roho Mutagatifu, bazinutswe umwuka. Umubwira uti umwuka, Roho Mutagatifu, kwerekwa, kuvugana n'Imana, akumva ari by'ubwesikoro, barazinukwa burundu. Ibyo ni umutego wa shitani. Kubera iki? Kubera ko shitani izi yuko ubugingo twabuherewe muri Roho Mutagatifu, kuko azi yuko nitwakira Roho Mutagatifu tukamwumvira, tuzahinduka kandi tuzumva Imana iri hafi muri twe. Rero ibyo bintu shitani yarwanyije Roho Mutagatifu cyane. Rero bavandimwe, bakristo bavandimwe, icyo nifuza ko twaganira uyu munsi, icyo nifuza ko watahana nanjye nazirikana, nuko tudakwiye kwanga Roho Mutagatifu. Nubwo hari ababeshya, nubwo hari ababyitwaza, nubwo wenda hari abavuga mu ndimi zidasobanutse, ntabwo ari impamvu yo kwanga Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu niwe bugingo Imana yaduhaye. Roho Mutagatifu niwe utuma twumva Imana muri twebwe. Biragoye guhaguruka ngo ukorere Imana utumva, ivuga utumva, ntabwo byakoroha. Ariko iyo mugendana biragoye, ntabwo bigoye, biroroshye kuyizera igihe uyumva, igihe hari ibindi bimenyetso uretse ijambo ry'Imana wasomewe. Rero shitani arabirwanya. Duharanire ko gushaka kuzura imbaraga za Roho Mutagatifu. Igikenewe ni iki? Ni ukugira inyota. Yesu yaravuze ngo mwese afite inyota nimuze mbaha amazi. Burya Imana Yesu Kristo akorana n'inyota ikurimo. Biragoye guha amazi umuntu udafite inyota, biragoye kugaburira umuntu udashonje. Uko ugira inyota yo kuzura Roho Mutagatifu, niko Yesu Kristo azarushaho kumuguha. Imana irakubone, irambone mfite inyota yo kuzura Roho Mutagatifu. Nubwo hari ababeshya, nubwo hajemo ibyo byose, burya umujura yibaho ibiryo biri. Nta muntu ushobora kujya kwiba ahantu hatari ibiryo. Mu isoko aho ibiryo byinshi biri niho usanga n'abajura bari, kandi abajura bakabuhariwe biba bifite agaciro cyane, ntabwo biba ibintu byoroheje. Nubwo biruko ushobora kuvugana n'Imana. Si ngombwa kugenda ubwira abantu ngo Imana yavuze, Imana yavuze. Ushobora kuvugana n'Imana ikakuyobora kandi ugatuza. Hari abantu benshi bumva iryo jwi, bumva bakorwaho n'Imana, bumva Imana ibavugisha. Nk'uko muri Izayi naho hariho bavuga ngo uwo mushumba mwiza ngo azunga intama zavunitse, ukumva Kristo akunga aho wavunitse, aho wakomeretse akakomora, ngo ni umushumba uzunga intama. Ntabwo ari intama z'amagurane, nitwe bavuga. Na Dawudi akavuga ngo uwo mushumba andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y'amazi afutse. Kwa kuryoherwa, ukaryoherwa n'urwo rwuri rwiza, ukaryoherwa n'ayo mazi afutse. Ntabwo ari amazi asanzwe bavuga, ni ijambo ry'Imana, n'iby'Imana idukorera bikuryohera. Iyo rero igipimo cya Roho Mutagatifu ari gike, ntabwo ubasha kuryoherwa n'iby'Imana iguha. Ni ukuvuga ngo izo sanse zose zirakora: kuryoherwa, kumva ukorwaho na Nyagasani, kunga wakomeretse, kumva ijwi rye riguhamagara, kuhumurirwa n'ubwiza bw'Imana. Hari irindi jambo ry'Imana rivuga ngo umukunzi wanjye ahumura neza.
imana idusanga ituvugisha mu majwi menshi atandukanye. Gira umwete, uko uzagira umwete wo gushaka kuzura Roho Mutagatifu, niko imana izarushaho kukuzuza imbaraga zayo, hanyuma ukanasenga ukemera gushyiramo uwo mwanya. Uko uzabishaka cyane, imana izabigukorera. Ikindi navuga ni uko ikintu cyose gifite agaciro kirahenda. Twahawe agakiza ku buntu, twahawe umukiro ku buntu. Uzumva abantu bavuga ngo Yesu yarabirangije. Ibyo yarangije kuducungura, ariha umwenda twarimo Imana, adukura mu maboko ya shitani, adutsindira icyaha, adutsindira n'urupfu, hanyuma twohereza na Roho Mutagatifu, ari bwo bugingo tuburimo mu gihe cy'umwuka, tuburimo mu buryo bw'umwuka. Ubugingo buturimo mu buryo bwa roho, buturimo mu buryo bwa roho. Ariko ubwo Yesu azakuraho iyi si y'icyaha, tuzabaho dufite umubiri udapfa mu ijuru, ariko buturimo. Ubugingo Imana yatanze, ubwami bw'Imana uri muri twebwe, rero yabuduhereye ubuntu. Ubwami bw'Imana, ubugingo buri muri twebwe ku buntu, ariko ntushobora kubutunga ku buntu. Ni kimwe n'umuntu uwawe ukennye bakamuha imodoka ihenze, tuvuge Mercedes Benz nshyashya, bakayiha umuntu w'umukene utuye mu nzu y'ibyatsi utagira akazi, bakamubwira bati, ari umuntu mwene wawe yimuhaye ati, ndi mwene wanyu, ntuye ahantu mutanzi, namenye ko wakennye uri hano, nza kukureba, ngiye imodoka uyikoreshe, ntuzayigurishe, nzagaruka nyuma y'imyaka 10 ninza nzagutwara. Iyi modoka ni kubera ikimenyetso yuko ntakubeshya, nzaza ngutware aho ndari huba, kandi iyi modoka niyo tuzagendamo, uyifate neza, nyuma y'imyaka 10 nzasanga igikora imeze neza. Ntayiboneye ubuntu, si modoka ihenze atigeze ananarota, ariko kugira ngo ayitunge ikomeze ihabe, nuko ahaguruka. Icyambere nta perima afite, bizasaba ko ajya kwiga uko batwara imodoka, kandi ntashobora kwiga ku buntu, azakenera amafaranga. Ni ukuvuga ngo azabanza ajye gukorera amafaranga, ayahumwigisha, amwigishe gutwara imodoka, ikindi azakenera kuzitira. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ukomeze cyane icyo ufite, umwanzi atakigutwara. Umwanzi ashaka kudukuramo uwo mwuka w'Imana, ashaka kutuvangira, ashaka kutwibagiza, ashaka ko tuzinukwa Roho Mutagatifu. Nawe rero ni nk'uwo muntu baba bahaye iyo modoka atabanje kuzitira ngo ayikingire, yanayemera no kwitwikiriza ibyatsi cyangwa se ibitambaro kugira ngo batayiba. Agomba gukora ikintu gishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo ayirinde abajura. Hanyuma nanone ikeneye peteroli, ikeneye kozwa, ikeneye serivise, ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo izamuhagurutsa, nadahaguruka ntazayitunga. Na Roho Mutagatifu ni ingabire ikomeye twahawe, ariko nitaguhagurutsa, nitampagurutsa, ntabwo tuzigera tuyitunga. Ni kimwe n'umuntu ukennye umuhaye iduka ryuzuye, yari umuntu w'umukene, ukamubwira ngira iduka ryuzuye ndiguhaye ku buntu, irwarize kandi ntuzahombe. Kugira ngo adahomba nuko ahaguruka, aziga gufunga umunyu, aziga gufunga isukari, aziga kubyuka akarajya kurangura, aziga kurira mu nzira. Abacuruzi ntibagira umwanya wo kurya ku manywa, arya yirukanka, yatangira kurya abakiriya baraje muri ya shop ye bashaka ibi. Nadahaguruka iyo shop ntizakomeza kubaho. Aziga ndetse no kuvugana neza n'abakiriya. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cy'agaciro uhawe, niyo waba uhawe ku buntu, ugihawe ku buntu, ntushobora kugitunga ku buntu, ntigishobora gukomeza ngo kibe icy'agaciro ku buntu udahagurutse. Na Roho Mutagatifu ni uw'agaciro, twahawe ingabire ikomeye kugira ngo tuyitunge, itugirire neza, itugirire akamaro. Nuko iduhagurutsa n'umwete mwinshi, tugira inyota yo gutunga iyo ngabire y'Imana. Imana idushoboze, Imana itumurikire, Imana iduhe ubutwari no kwihangana. Uko tuzajya turushaho kumva ijambo, niko tuzarushaho gusobanukirwa n'icyo dukwiriye gukora kugira ngo dutunge iyo ngabire y'Imana. Shalom.